Yesu niwe wenyine turwanirira. Yesu niwe wenyine turwanirira. Reka nkubwire, Yesu niwe nihishe narababwiye ngo yitwa gato bitondanye byananiranye yitwa biganza bikaba amahoro ntabwo urupfu rwigeze ruyiherana yihuta ibibazo bigihari yicira umuntu mwaku ikawuhereza abandi bakawutwara bagatwara
amarira wariraga ikayabangana bakayatwara. Uyu munsi Imana ikwitira umwaka iguhereza abandi bawupfa batwarisha konshi y'agahinda wagendaga wikoreye ndetse n'amarira wagendanaga nayo. Kuko hari Imana ikora imirimo n'ibitangaza, kuko hari ubuteka. Imana ishimwe Imana yahitiye mazima mu izina rya Yesu Kristo. Haguruka wowe ngwino hano, ngwino ngwino. Baturutse hehe? Hagarara Karuma idakuramutse wiraritse. Nonaha umva uko Imana ivuganye nanjye. Imana irambwiye ngo bagutanzeho igitambo cya nyabingi. Iki gitambo bagutanzeho gituma nta kintu n'iki ushobora kugira gute ushobora kugeraho. Ariko Imana irambwiye ngo guhera aka kanya, guhera aka kanya, kuko waje mu nzu y'Imana, kuko wagize ute, kuko waje mu nzu y'Imana. Imana irambwiye ngo ubuzima bwawe irabugaruye nonaha. Yesu agarura ubuzima bwe, Yesu agarura ubuzima bwe, Yesu agarura ubuzima bwe, Yesu agarura ubuzima bwe. Iyi nyabingi bagutese baragufashe, barangije kugufata. Uyu murozi yafashe akajerekani murakareba, arangije aragakata hejuru, arangije amucengezamo, amuhonongezamo. Akimara kumuhonongezamo, ubuzima bwe buhera ako kanya bwahise bunyanyagira. Imana yamuhamagaye, urarekura ubuzima bwe nonaha. Ndagutegetse aka kanya, ndagutegetse aka kanya, ndagutegetse aka kanya. Umva imbaraga zima, 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 umva imbaraga zima. Urarekura ubuzima bwe, 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 urarekura ubuzima bwe. Imana irambwiye igukuye aha hantu hamushyize. Muhereze mikoro. Bakomeye Imana amashyi. Nonaha marayika w'Imana avuganye nanjye. Imana irambwiye aka kanya, Imana irambwiye ngiye nyuka batongeraga inda yawe buri munsi igere ugira icyo ugeraho. Imana irambwiye ngo nonaha ibirenge nonaha. Muri uku kwezi kwa kabiri gutangira uhita ucika umugongo. Imana irambwiye ngo nonaha igukuyeho igisuzuguriro, igisuzuguriro cyakugendagaho. Imana igikuyeho, niko Yesu arimo avugana nanjye. Guhera nonaha Imana ihitiye amateka y'ubuzima bwe. Mana nishimwe. Terura n'ibintu byo kwicara. Bitwemeza ko Uwiteka azagira ngo azatugirira neza. Yego tujye gutwika. Ndaje gukozeho, ndaje gusohora ibintu. Witamboze bisaye la lasta ine desta. Banza kabura
umugire wewe fata misatsi hiyo nikita ndashaka gukubitanira aho iri mu ndaro mugakuza hiyo ukawachini soka akuteka ngiye kukota ngiye kohereza imbaraga zima ngiye kohereza umva mufatira ngeni mufatira ntakiye sasa kiye gutwika umwami neza abajeje babiri n'uwa gatatu ufashe mu mutwe mwereke mvabereke ati isosi kubyatabikarata undi nafata ukuboko akukomeze yego ndashaka kubona hasigaye abantu bamufashe iyo nzoka se ntabwo n'ubu uri kwibeshya uwo ugiye guhura nawe uramuzi wicaye mu muriro oyahehehe ndona hataka umeze imbaraga zima faya soka ndagutegeka kaka umva wanzoka ndagutegetse umva imbaraga zima faya soka tandarapi soka uramurekura uramurekeza kugenda
amashyi umugore kure kazoma tukamara Imana amashyi umugore kure y'amazi ari hepfo turahano iyera yampamagaye Imana ikora imirimo ibitangaza akakana turi bose babyumvise mureka sohoka umva akakana yesheje agaciro imbaraga hagase mu buzima wabyumvise umuriro ukomere Imana amashyi mu majyaruguru kwicara havuga umuhagurutse nta mbaraga aragira ngo umuhagurutse ugenda mu mwicaza hariya nonaha uretse kumishyikiriza nonaha Imana ihagaze muri kuri mwese Imana ihagazemo Imana ikora imirimo n'ibitangaza ngo ibijye kwicara mu izina rya Yesu kwibajya kwicara mu izina rya Yesu kwibajya kwicara mu izina rya Yesu kwibajya kwicara mu izina rya Yesu dukomere Imana amashyi ngiye kuguhanura n'ibyo bintu baguteretse mu nda ngiye kuguhanuramo ibintu baguteretse mu nda bitesha kura mu nda yawe birareka ubuzima bwawe komeza genda tujya gukereza muri iyi si cyubahiro Imana ikorera murebe hano umwicaza hirya yego uyu mutima nonaha ngaha uyu mutima ntugaruke urarekura umutima nturekura mama jya ndabona wicaye gatoya urarekura umutima cyangwa urekura ntabwo urekura sohoka hasi urabona nturekura umvise imbaraga zina umvise aho nidakuze hano winjiye ahantu hatari ngo ntabwo uvuga sohoka hasi Imana yampamagaye Imana ikora imirimo n'ibitangaza Imana irwana igatabaruka n'itsinzi iyera ishoboye byose nonaha urava murekura ururimi wafashe yakora ururimi wafashe guhera nonaha umva imbaraga sohoka nonaha ndagutegetse akakanya rekura ubuzima ndagutegetse akakanya rekura ubuzima bwe ndagutegetse akakanya rekura ubuzima bwe ndagutegetse akakanya uceceke mwese nimuceceke nimwe muri gusubiza inyuma imbaraga ziba Imana yampamagaye
ndagushimiye kuri uyu mutima, izi mbaraga zafashe uyu mutima, izi mbaraga zitaye agaciro, izina rya Yesu. Witwa nde? Witwa nde? Gabriel baturutse President baturutse bwako bari bana mashyi. President wow. Okay. Imana ishimwe. President mujyana tukwicara. Yego wamucyariye kuko ngo hanure ibintu vuba kaka. Reka mbabwire, Imana twakurikiye, Imana twasenze, iyo ngiyo niyo igitangaza. Mujyana mwicara mwese. Ndategetse aka kawe, ndategetse aka kawe, urasohoka muri iyi nda, urasohoka muri iyi nda, urasohoka muri iyi nda. Dohereza umuriro, 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 dohereza umuriro. Nonaha reka ubuzima bwe, 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 nonaha reka ubuzima bwe. Ndagutegetse aka kanya, uramurekura n'umurekura, uramurekura n'umurekura, uramurekura n'umurekura, uramurekura n'umurekura. Umva imbaraga zima, umva imbaraga zima, umva imbaraga zima. Zakugende, 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 zakuza, wagiwe zakuza, zakugende, waburozi, waburozi bahi, waburozi bakururosi ngiye kubica. Uyu mubyeyi arukwa n'abarozi batatu, abarozi batatu bamuroga, umwe ari ku mugongo, undi akaruhuka. Ahangaha Imana yamuhamagaye, Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Ndagutegetse, 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 ndagutegetse.
izindi imbaraga z'Imana. Wumvise imbaraga z'Imana? Wumvise imbaraga z'Imana? wazumvise? Wazumvise? Turakujyanye bayituye. Uri kubyumva kuri kwica? Ntubize umuriro. Watumize kuri kwica? Ngaho sakuza ugeretse. Sakuza. Kecha kuravuga. 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 Abo wewe. Kuri ugendera iki kintu yambaye umusozi. Cyane mukuru w'iki yambaye umusozi. Icyo kintu yambaye umusozi gikorewe. Ubu cyifashishwa bakimuha n'ubutaka. Kimukorera neza. Mbega twica ibitega. Twica amahembe. Twica zanyabingi. Guhera nonaha. Imbaraga bakoreshaga ndazipatse. Watumize ndazipatse. Watumize ndazipatse. Uratsinzwe cyangwa nturatsindwa? Uratsinzwe. Kubita ayo maguru usohoke. Kubita ayo maguru usohoke. Aya maguru yagezemo. Yageze amaguru vemo. Yageze amaguru vemo. Yageze amaguru vemo. Uyu mutima shawo ushaka iki? Akakanya iyemye mpamagaye. Ikabiye ubuzima bwe. Ikabiye umutima we. Izi mbaraga yakoreshaga nonaha zitesheje agaciro izina rya Yesu. Abadayimoni bazamusa amaraso ubyutse. Bamutanze kuruhimba rero mu bindi ihembe. Ariyo wari usanze no kuruhimba mu bindi ihembe. Hari umumama asubije rero yari yizanye. Banza ryari rimubwiye ngo haguruka ugire vuba vuba utambuke ugende. Tambuka ngwino uhagarare hano. Hari ahantu turazanye. Ujya ubona Imana irambwiye uru ruzerero Imana irambwiye ngo none igiye kugukuramo. Uru ruzerero waruroswe n'umuntu arabanza gukubita umutware wawe amacupa nka 20 bayita ababyeyi. Ibi byamaze umutungo wose usigarira itonde umutungo wawe wose guha mukuru warayoyotse kandi wakendeye kundi. Ndi kubona inzoka bamutongereye ikintu bita inzoka. Izi nzoka bamutongereye, izi nzoka bamutongereye barazimutongereye. Ibintu byose byaragiye. Hanyuma ibintu bohereza bigahita mu birenge, ibirenge bye bikagira ibi. None hagiye gusohora ibitega mu nda yawe. None hagiye gusohora y'amahembe. None hakakanya utavuga ngo iki honyuma iki bitega iki amahembe. Ibi bintu byose biribure nonaha. Ufite imbaraga z'Imana. 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 Unarekura ubuzima bwe. Sohoka. Rekura amaboko. Rekura amaboko. Vamo. Sohoka nonaha. Sohoka kaka. 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 Necesaya. Sohoka kaka. Kuramizo kwetu. Kuramizo kwetu. Fananizo kwetu. Nonaha. Iyera yahamagaye. Imana ishobora byose. Irangiye mu buzima bwe. Barabutwaye. Batwaye ubuzima bwe. Amaze igihe kinini aribwa mu nda. Ariko igihe birabwiye ngo nonaha ngaha iyi myuka irahishe. Sohoka.
sohoka 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 yakuru ururimi bafasha gukora urarekura imbaraga zima yakura bamukoke imbwa y'ikiragi niyo imuhakazemo akakanya imana iravugana nanjye iyi mbwa bamuteretsemo y'ikiragi igiye gusohoka ariko turi ku Imana ngiyi turi Imana irambwiye ngo nona araneguye Imana mashi Imana yamamagaye Imana ushobora byose irambwiye nimero y'ubuzima bwe mu izina rya Yesu ngiye kurekera mu dutahe mujye muzinduka abakozi b'Imana bigishe bategera kandi bakubahura ubuzima bwawe Adamu, uhetse tambuka uriya w'inyuma uri kugenda hari umurozi uyu murozi yaragutega igice cyo hasi aragitarika ahantu yagitabitse yagiye kugihamba mw'irimbi ry'inyamirambo bahabwa igice cyo hasi nonaha iyo iki gice tukigarure oya tukigarure
bwawe hari ibintu bohereza intererano bikagutwika ugashyira werewe ibyo bintu bikota Imana irimo iravugana nanjye none tambuka abameza bagahita tugiye kukigarura kandi umuhambye bamuhambike guturuka hano abantu bakiri mu nzu y'Imana ntibagire gutya fatiye mikoro iyera yamamagaye irambye iki gice bahanze kigiye kugaruka nonaha wamorozi urakigarura ngiye gutajya kubimoroza kigarure uyu muntu ava hano muzima azagaruka mu muhanda ashima tugiye gutegeka uyu muntu azakigarure iki gice kiragaruka urakigarura rwose urakigarura uvahirirwa reka ubuzima bwe none hagiye kukwica Imbaraga zima sakuzigende sakuza ndagutegetse iki gice kizimirimbi iki gice kigiye kugaruka ndikubona uyu murozi wa kijya none hari ngiye gushyira muri iri rimbi ubuzima bwe Wahai mulut punya aku
ndakuniga 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 soka ekura soka soka ndakunyise ndaguhotoye 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 komera Yesu amashyi iyampamagaje Imana y'amahoro irambwira igaruye ubuzima bwe umubyutse ndasoje iyo ngiye mu Bugarama hafi y'irindi rya Nyamirambo nk'uko yabivuze ariko ndashima Imana agifata gutya mu maboko aya maboko sinabashaga guterura umwana kugira ngo kumwishyira umubyeyi wambaye ariko wabaye iki uko abakozi b'Imana bigishaga nagiraga gutya ngo kuko Imana yabanyeretse maze rero ni byinshi Imana ishimwe mushimire Imana kwiyambara hagati avuga basengera Imana dusoza yego dushimira abakozi b'Imana badusuye ukomere Imana amashyi dushimiye buri mukozi w'Imana wese wadusuye Imana ibahereza umugisha dushimiye umuntu wese wabonetse muri aya materaniro dushimiye umuntu wese wagize icyo akora dushimiye buri muntu wese wakoze umurimo hano muri iyi nzu y'Imana kandi hanyuma rero itangazo rya mbere Yesu ni umwami kuwa gatanu ni amateraniro nk'uko bisanzwe saa tatu mubaye mwageze hano saa tanu nashyiraho umuvugabutumwa saa cyenda saa kumi nkaba ndimo sengera buri muntu wese kandi buri muntu wese agataha ahotse ariko Imana ishimwe ko yabanye natwe muri aya materaniro turabashimiye rero ko mwabanye natwe kandi abadukurikirana bari i Burayi abari muri Amerika nabo batangiranye natwe kandi bakaba basozanyije natwe reka tubabwire ngo Imana ibahereze iki reka tubabwire ngo Imana ibahereze umugisha kandi uyu mugisha twatuye ni wa wundi Bibiliya igize gute ni wa wundi Bibiliya ivuga turasoje ntabwo dushoje gusenga zamura amaboko nogereje imbaraga z'Imana ku buzima bw'abantu hagase muri aya mavuta hagase muri izi mbaraga buri muntu wese ajyana amahoro y'Imana kandi buri muntu wese asanga bamaze kumutegurira huyeho dayimoni muhozi huyeho imbaraga z'imyuka mibi ibitera imiryango ibi byose ndabinanije gukora kw'Imana kumanuke ku buzima bw'ababyeyi abapapa abasore mu izina rya Yesu amen.